nkwereke akantu ugiye gukora muri iyi Hima Family, ubundi ukajya winjiza amagurude menshi, bityo rero ukabona ukagenda uzamuka muri VIP cyangwa se ukagenda uzamuka mu byiciro ugasarura ingano nyinshi cyangwa se bityo ukinjiza ama USDT menshi. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye ndabona kweretse, urahita usobanukirwa uburyo ki ugiye gutangira kujya winjiza amadolari cyangwa se amagold ari yavunjwamo amadolari. Abazi application barayizi, ari yavunjwamo amadolari uko ugenda uzamuka muri level uri kusarura ingano nyinshi, bityo rero kugira ngo uzagire level yo kubikuza uzagere ku madolari 10 ubikuze vuba. YouTube channel nk'ibisanzwe ari Uziel Tech Media. Liking iyi video, niba uri mushasha kanda subscribe kuri YouTube channel. Igitekerezo cyanyunganizi aho bisangwa murahazi ni muri comment. Ntabatindiye rero, nta ushaka iyi video iba ndende, na akantu gato ngiye kubereka mutari muzi, mukikorere nimurangiza kukikorera ubundi muzanshimira nyuma, kuko ako kantu ndakwereka ko ugenda uhabwa gold amasaha 28 ku masaha 28. Ntago ari nka kwa kundi wazaga ukereminga buri segonda buri minota bagwaye ukagaruka muri application yo, uzaja uzamo inshuro imwe mu masaha 28 usanga amadolari yuriye, amagold yuriye, gutyo niyo ngiye kwereka. Icyo urakora rero, urakanda hano kwa kino kimenyetso, urakanda aha. Kandi guys, nkwibutsa ko ujye ujoininga abantu benshi muri application, bigufasha kugira kwinjiza amagold menshi. Urabona ko nk'aba bantu bose ari abo ngenda ndiraho iyo nje nkakanda gutya, utu boisi twanditseho creme tugenda twifungura. Urabona ko ndi kugenda mpabwa amapoint iyo nje nkaducreming. Reba, wabonye ko ndamabwa amapoint. Iri ni ibanga rya mikoresha kugira ngo ubone coin nyinshi. Ngiye kwereka yuko wabonye yuko ugenda winjiza amapoint cyangwa se amagold menshi. Uraza ugakanda hano nk'ibisanzwe, nuko uri kubona tari cya kimenyetso cya withdraw, haje ko hari amagold hano handitse withdraw, wakandeho. Ntabwo tugiye kubikuza, uko ni uburyo ngiye kubereka buzagufasha kwinjiza coin nyinshi cyangwa se amapoint menshi. Uraza ukimara kugera hano handitse withdraw, uraza ukande hano handitse sorry, uraza ukanda hano handitse, shop, ukanda hano handitse shop. Urabona ko harimo uburyo bwinshi. Hano ushobora kugura VIP 1, urabona ko igura $1, ariko twe turaza tugure aka kanditseho house sec paper days, iminsi 7 ukagurwa amadolari 0.5 by'idolari. Niba ubifite uraza ukanda hano handitse redeem, kubera yuko twakaguze ntago twakongera kukagura inshuro ebyiri, ariko wewe uraza ukanda hano handitse redeem, amadolari yawe arahita amanuka hasi, kazaja kakumayiningira cyangwa se kagusarurira amasaha 28 kuri 28. Murabizi ko iyi application iyo uri guclaiminga cyangwa se uri gusarura, iyo utinze gusarura barakwiba. Rero kano kagufasha gusarurira ku gihe, ku masaha 28 ku masaha 28 ku yandi, bitewe nuko nubundi aya masaha 28 ku yandi ntago twe twayasarura, bitewe nuko tuba tugira amasaha yo kuryamiraho, kandi ntago urumva kano kagufasha kugenda uzamuka mu ntera. Urabona nakaguze ejo na mfite amadolari 4, ndakagura 0.5. urumva nahise nsigarana hafi amadolari 3.5, ariko urabona yuko natangiye kuzamuka mu nzego, natangiye kuzamuka mu ntera. Nta n'amasaha 20 karamara, ariko kamaze kunyinjiriza asaga ayenda kugera kuri 0.5 by'idolari, niyo kamaze kunyinjiriza, kandi narakaguze
0.5 by'idolari. Urumva akamara iminsi 7. Iyo iminsi 7 ishize, iyo ushaka urongera ukakagura kakagenda kakumayiningira. Urabona bano ni abantu baba bari kubikuza, urabona withdraw yabaye successful. Bano ni abantu baba bari kubikuza muri application, bari kubikuza amadolari 10. Ushobora no kuba waramazemo iminsi 30, abizi munabizi, ushobora kuba waramazemo iminsi 30, ushobora kuba waramazemo iminsi 30 ukaza ukabikuza hano idolari. Urabona ngiye yuko mazemo iminsi 20, iminsi 30 nishira nzabikuza idolari. Ubundi buryo ushobora kuinvitinga abantu, ukaza ukakanda hano invite, ukakanda hano handitse invite, ukaza ukinvitinga abantu, ugafata link yawe ukayikopiya, dore ngiyi, ukagenda ukayikwirakwiza muri WhatsApp cyangwa se ni ku zindi mbuga runaka. Nkwibutsa ko link iyi application niba uri mushasha cyangwa se niba ushaka guca kuri link ukayicaho, link iyi application cyangwa se iyi website urayisanga muri comment ya mbere cyangwa se muri description, niho urasanga link y'iyi application. Uyiceho niba uri mushasha wiyandikishe. Niba utanasobanukiwe, kuri YouTube channel ya Uziyeri Tech Media hariho video nyinshi, hariho video y'ukuntu wabikuza, hariho video y'uburyo wakakoramo account. Niyi nari mvumbuye akantu gasha nkifuza kukabagezaho nk'abantu nahaye izo video zose nyine, kugira ngo mutangire mwinjize point menshi, kandi kari akantu ni keza ko kagufasha kubikuza vuba. Nibwo buryo bwagufasha kubikuza vuba muri application. Naho ubundi buryo bwo sinzi. Ubundi buryo bwafasha kubikuza vuba ni ugutumira, ariko twewe kuko tudafite amahirwe menshi yo gutumira, dukoreshe buriya byo. Guys, rero koresha karantu mubwiye uzantumira nyuma. Gusa icyo nzi cyo neza nuko birakunda kandi ni byiza cyane, urabikunda. Niba hari igitekerezo cyanyunganizi, andika muri comment. We mushasha ntiwibagirwe gukanda subscribe, wowe usanzwe ukanda like, unayisharinga inshuti zawe zose uzi neza ko ziri gukora amafaranga muri application ya Hima Family. Nanshoreje video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uziyeri Tech Media.